naragukunze burya no kwenda nihagazeho sinabikubwiye iki wenda nitwaye nka boss ndaceceka ariko naragukunze rwose mu byukuri bamenya namwemerera iki cyatumye uva muri Chorale ariko miwaretse baranyirukanye ya muhungu wa mbere twahuye kika muri Chorale hararimo agatipe nakundaga twarara mu masengesho tukara nyine bari bafite hararimo akantu kadutandukanya gutya abakobwa n'abahungu ariko nyine nasohoka ngiye nko hanze wenda nko kwihagarika ngenda nkamuhamagara waje ukamerekeza kucyo muri bibazo Yes, nizere ko mumeze neza reka nongere mbaye ikaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV ndetse umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi nk'ibisanzwe amazina banyita Emi Nyawe 2020 reka nangire mvuga ngo du save umurenge abanyamurenge tubasengere bari mu bihe bitameze neza kandi twagakwiye kubasengera cyane kugira ngo Imana ikomeze ibibuke ibahindukirire cyangwa ibareberere. Yes, nicaye kuri Hilltop Hotel, ni hotel nziza cyane, ni hotel idufitiye ibintu byiza. Murabona iyi view y'ahantu nicaye, ibaze nawe bayo hicaye uri kumwe n'uwawe uri kuganira n'uwawe, ibintu byaba bimeze neza, ibintu byaba ari ulala. Badufitiye bale resto, ni restaurant baba bafitiye ibyo kurya byiza bimeze neza, badufitiye gym, badufitiye swimming pool, badufitiye rooms zimeze neza, badufitiye salle, badufitiye meeting conference cyangwa se salle ushobora gukoreramo inama, ubukwe, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Badufitiye sauna na massage ushaka kumera neza, ibintu biba bimeze neza. Gym yo nayibabwiye irahari kandi ifite ibikoresho biri kuri standard y'urwego rwose ushaka gukora, cyane cyane nk'uyu mukobwa uri hano ashaka gukora so yakora ikibuno yakora iki Michou wakora iki? Nahita nkora nyine ikibuno kinini mu nda hatoya. Ukunda mu nda hato, ukunda ikibuno kinini? Nkunda mu nda hatoya. Ufite hehe? No, urabona hehe wowe? Ntago ndi kwareba fresh ngo mvuge ngo byaterwa n'uwahabonye bitewe naho muri naho yaharebera. None se nkubeshye naho ngewe naba ngira wenda ushaka kubukinga bitewe n'icyo ushaka, wahamagara kuri 0782541409 cyangwa se 0788 cyangwa se 82551616 ubundi ugakora iki ukabukinga ku buryo ibyo ukeneye babikugezaho. Reka nguhe ikaze mu kiganiro kuri kamera za Yawe TV. Murakoze cyane. Wambaye neza ariko. Thank you. Wambaye neza, ndagira ngo ukuremo rinete wambaye urebe hariya muri kamera fresh wazikuyemo, ubundi uraza kongereza usubizemo, ubundi abantu batubwire ngo babonye iki. Umeze neza? Meze neza. Urakomeye? Ndashima Imana. Uratangaza iki? Amahoro n'urukundo ya. Oya ngiye windeba, reba mwo hari reba bari abantu badukurikiye, reba abanyarwanda bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Australia, ahantu heshagiye hatandukanye ndetse n'abanyarwanda bari hano muri iki gihugu. Ku bantu batakuzi witwa nde? Nitwa Michou Kate. Ariko amazina ayo ngayo nyakoresha nyine ku ma social media, ku mazina nyine ayo na amazina nkoresha nyine nkora platforms zanjye, ariko ubundi busanzwe nitwa Janet Kayumba. Janet Kayumba. Kayumba urugo ni? Mu rugo ni mu majyaruguru. Majyaruguru. Urumwana wo mu majyaruguru. Kira kintu uracize nawe? Mba ciziga. Yes, Janet Kayumba ni umukinnyi wa filimi, ni umukinnyi wa comedy, akina muri Bamenya series. Ngeyo nabonye ni akina ari inshinzi, yishinza ku muhungu. Oya se kandi. Iyo role nyine niko babayimaye, mba
nibambaje ku muhungu pe vuga ati ngo se wankunze iki akambwa ngo dukundane bisanzwe nje nkashaka ankunda urukundo ruri official kandi afite undi musheri ariko kuki ibyo bintu abakobwa mukunda kubikora uzi ko umujama afite umugore cyangwa se uzi ko umugabo afite umugore ariko bikaba ngombwa ukamwinsista kugira ngo mukundane biterwa n'iki bikunda kuba ku bakobwa mu buzima busanzwe cyangwa muri role no mu buzima ya film mu buzima busanzwe ntago mbizi kuko ngiye ntago ndabikoraho mu buzima busanzwe iyo nzi ko umuntu afite girlfriend cyangwa se umugore mugendera kuri ndamwubaha rero se ko ari wari uri kumwishinza just ni role baba bimbwiye bati Michou ukine gutya ukine wibambaza kuri uyu mutipe nyine ubateranye we na sheri we akose guteranya kwa ubundi mu buzima busanzwe byo nibibaho bibaho cyane rwose n'umugabo w'umugore baramutwara cyane rwose ubu we watwara umugabo w'umugore no akoshobora kuba ngombwa ko wamutwara oya si rero ni Michou filimi watangiye gukina filimi zawe ryari winjiye muri sinema nyarwanda ryari nago mazemo igihe mvuga ngo nago mazemo igihe wenda nukuvuga nta mwaka nta mezi 5 ntaki ngiye mazemo nk'amezi gutyo 3 ane gutyo ane umazemo amezi ane kuki winjira muri filimi ni iki cyakugoye cyangwa ni iki cyatumye ibyakugoye reka tubyore ni iki cyakwensipiye kwinjira muri filime ikintu cyatumye mbishaka kujyamo first nuko mbikunda ndabikunda nkunda gukina filime koko guhera kera nkiri umwana ndabyibuka najyaga mbona ngo intare y'ingore nkabona iki nkavuga ati byanga byakunda ko nzajya muri filime kera ukiri umwana intare y'ingore kari ejo bundi ufite kera ukiri umwana utarabyibuha nago narumwe emiwaretse nkiri umwana mvuga ubanza ari uko ntari nakageze muri Kigali ngo mbemo nibwo mbambara ko nari umwana kuko ndi mu cyaro nari umwana pe nari umwana ugeze muri Kigali urakora ubona narabyibushye amafiriti yabaye menshi muri wowe huzuyemo amafiriti ahubwo nta nubwo nanarya itariho buri kintu cyose narya ifiriti igomba kubiriho yesi ndagira ngo uduhe inzira zatumye kuko filimi ya Bamenya ni filimi iri ku rundi rwego ni filimi abanyarwanda bakunze kandi ni filimi nziza iri kuri standard wenda ntago ari ku rwego rw'abantu urwo twifuza ko filimi nyarwanda zigeraho ariko ni igiki ni ihe nzira waciyemo kugira ngo ugere kwa Bamenya reka nkubwire kugira ngo ngere kwa Bamenya ntago byanwaye n'igihe oya Justin njyewe nyine ninjiriye Bamenya ndamwandikira kuri WhatsApp ndamubwira uraho ndamusuhuza bisanzwe and then ndamusaba ndamugase buriya nta kuntu naza nkakina muri filime yawe arambwira se urabizi uzi gukina wumva ari impano yawe ndamugani kabisa ni impano yanjye ndabishoboye niki atekereza ko ari bya bindi umuntu yacuruza inyanya niyo zaba ziboza avuga ati ni nziza ariko ahita ambaza se basimereza kalinki kahano waba warakinnye muhereza muri Zubu Comedy niho nari maze gukina no muri filme bita kubera iki ariko nari maze gukina mu tuntu duke ibindi bitarasohoka bimeze gutyo nkabura ibyo muhereza nyine bihagije ibyo ashaka noneho umunsi umwe ari mu gitondo ndyamye mbona phone arampamagaye ndavuga so Bamenya agiye kumbwira iki nibwo bwa mbere nyine yarampamagaye arambwira ati Michou uri ready tujya gukina ndavuga ati wasanga ndimo kurota ndabati Michou ndimo ndarota nubwo ari mu gitondo okay ndabanza mba ndetseho ndamwandikira none se ntiryari ahita ambwira ati aka kanya wowe itunganye ndaje n'imodoka tugufate ati haryo utuye he ndahamurangira mpamubwiye numva aranahazi hanyuma nuko byatangiye njya gukinamo Bamenya
mbona nyine ntagagoranye ikintu utarimo gukora neza kigusubirishamo neza ku mutima mwiza ukabikora neza bitewe just iyo umuntu ari kugukoresha ibintu akubwira neza agusubirishamo ku neza ubikora neza ni nayo filime ngewe nakinnyemo neza mfite n'umutima utuje ahandi nabaga mfite igihunga ntamenyereye kamera nyine ureba ibintu byose nanabyishe bakansubirishamo kati buriya rero naguze uzi gukina filime wumva ubizi wabikoze neza washyikamo hagati ngo kati my god wumva ucitse n'amazi ariko muri Bamenya it's okay mbona ari byiza. Bamenya ni muntu ki kuri wowe umufata nk'iki wenda nyuma mbere y'uko aguhamagara wamufataga gute wumvaga Bamenya ari muntu ki? Bamenya n'ubusanzwe ukuntu umufata nuko mbona ari umuntu uca bugufi, ni umuntu wiyoroshya, ni umuntu uca bugufi ukurikije sinavuga urwego ariho cyane kuko ntago nduzi cyane kuko twahuriye kuri seti iki, ariko ukuntu mubona cyase muzi ewana Bamenya ni umuntu woroshya ibintu, woroshya life, witonda uca bugufi. Uriya agutoga akakubwira ati none naragukunze bitewe nuko wamubonye kaca bugufi kakubwira ati none Michou ngiye ndumva naraguyemo naratakaye wabigenza ute? Waretse nago yabimbwira aramutse noneho abikubwiye iyo shusho Bamenya akaguhamagara ati Michou nubwo ndi boss wawe ariko naguyemo, so I need your love. Oh my god, okay. Mbaye nafite umukunzi icyo gihe namwemerera, ariko mfite umukunzi namubwira pole boss wanjye mfite umukunzi kandi yabyumva yabyakira. Ubaye utamufite hagati kaza mugatiza nziza ariko oya ibintu uri kumbaza namubwira ngo kaze mboga zizanye nyine tuvuge Bamenya araguhamagara ati Michou ngiyewe Bamenya usibye kuba boss wawe naragukunze kandi ndifuza kumbera umukunzi. Reka nkubwire ikintu kimwe, Bamenya rwose namwemerera tugakundana pe ntafite sheri akambwira akampropose akavuga ati Michou naragukunze burya no kwenda nihagazeho sinabikubwiye iki wenda nitwaye nka boss ndaceceka ariko naragukunze rwose mu by'ukuri Bamenya namwemerera. Rega Bamenya ni umuntu w'umugabo mu bitekerezo nje ndamukunda mufata nk'ikitegererezo. Icyo kintu nyikumvanye inshire 3 mu gitondo tuvugana wambwiye ngo Emi Bamenya mufata nk'umuntu w'umugabo mu bitekerezo tagiye kubishyira hanze. Iyi ni inshire ya 3 ubimbwiye na nubu no mu kiganiro urabivuze ngo Bamenya ni umuntu w'umugabo mu bitekerezo. Yes akakubwira ati wamwemerera. Ibintu bitatu byatuma wemerera Bamenya urukundo ni ibihe? Ibintu bitatu. Icyambere wambwiye ko nkivuze inshuro nyinshi ni umuntu w'umugabo mu bitekerezo, muri mind yiwe ngiye mbona ari umuntu w'umugabo kandi umuntu ushyira mu gaciro, ni umuntu wubaha. Okay, ngiye kubivuga rero narenza bitatu. Nta kibazo. Si byinshi subwo mvuze. Mvuze wubaha, ufite mu mutwe hatekereza nk'umugabo nyine mu mutwe. Wigeze kumbaza karengo ase ngo ubibwirwa n'iki kari umuntu w'umugabo mu mutwe. Ngo ni umugabo mu mutwe gute? Aya nagusubije. Uribuka ikintu nagusubije? Oya nsubiza n'ubu. Nyagusubije ngo nuko mbibona. Nuko mbibona ni umugabo mu mutwe, ni umuntu ushyira mu gaciro. Ikindi mbona nyine hari respect buri muntu wese amuha respect. Nge tumaranye n'igihe gitoya nta gihe kinini muzi, ariko igihe muziho gatoya urabibona ndi umuntu mukuru uzi kureba ufite byakegari. Reka nkubwire mi kubera ukuntu nyine mbyibushye imyaka yanjye ntabwo njya nkunda kuyivuga kuko irahabanye cyane. Wowe niyo ushobora kundeba ugatekereza kuko uko ndi kukureba ushobora kuba uruwejo bundi icyo nzi cyo ntabwo uri muri bibiri ariko uri muri bibiri no akira dutega before ya bibiri
uruwo muri bibiri no muri bibiri reka noneho reka dukureho rimwe hafi aho 9 ego koya nabwo ni kure ubwo se mikuru gushaka ko umutwaka duke tw'abana babadorasa ndakuze urakuze yes ati bamenya wamuha urukundo wamwemerera yes reka ubu nta mukunzi ufite ibyo bintu winjiyemo yawe ariko mukunzi erega abafana banyu baba bakeneye kubumva baba bakeneye kubamenya no kumenya uri we Michou ni umukobwa wenda reka muvuge ku muntu utari kukubona mu kanya ndaza gusaba kameramani ibirenge abifilime neza zamuke agere ku mutwe no ku nzara z'intoki azifate Michou ni umukobwa ufite amano maremare afite inzara za zindi nyine abajama dukunda twatundi twibice Michou afite intoki ndende afite intoki nziza n'inzara nziza kandi ateye neza ni umukobwa uteye neza Michou abakobwa bimusanze iyo mu majyaruguru n'abakobwa b'i Kigali batandukaniye kugira ngo mbone ko kubaza ikibazo nshaka kukubaza abakobwa bimusanze n'abakobwa b'i Kigali mararya cyane bura noneho ndamenya mbitandukanyiriza he kuko biterwa nuko umuntu Imana yamuremye n'ukuri mu kurya kuko abantu bimusanze ngo murarya koko Misubu ko nakubeshya ndakubeshyura gute tugeze mu kiganiro hagati ntago ndi umuntu wa ruguru ngiyi mu rugo iwacu ni mu Mutara wambeshye ngo mu majyaruguru ibyo nibyo biri true yes ndu wo mu Mutara mu rugo ni mu Mutara ako erega nabibonaga ko wambeshye ntacyo hari umukobwa avuze ngo abanyamutara ngo abakobwa bo mu Mutara ngo nibeza kurusha abakobwa b'i Kigali nibyo sibyo abakobwa mu Mutara ni beza kurushaho muri Kigali nose uko dusigaye twarabaye abo muri Kigali uko kurabona hari akantu ko mu Mutara kakingaragaraho uro mu Mutara magana he za Karangazi no nago mba nakagezeyo raza kabarore hano hafi wabo ibitoki iwabo w'inka n'abantu bivuga ko ukunda amata cyane rwose yes wigeze turi kuganira wambwiye ko waririmbye muri Chorale kuki abakobwa cyangwa kuki abantu benshi bavuye muri Chorale usanga ku mbuga nkoranyambaga ari bo bantu batwika kubera iki muri Chorale muba mufunze biba bimeze bite tutwika gute se nyine iyo muvuye muri Chorale muratwika koko kubera iki rero reka nkubwire ntago kuba wenda wavuye muri Chorale ibyo bituma utwika ahubwo bura nta muntu n'ubundi utwika atatwitse utwika nyine wagatwitse kuko hariho abantu baririmbaga muri Chorale ubu wenda batanakiririmbamo bari kwinywera inzoga gusa byonyine cyangwa se ataba yananyoye inzoga akajya mu bindi bidatuma ari butwike ngo tumubone yes si bitandukanye ariko umuntu uvuye muri Chorale nimba nanavuyemo agahita yigira gutwika Instagram aha n'ahandi hose ntago ari uko aba yaravuye muri Chorale hariho n'abataravuye muri Chorale babikora wowe none ni igiki cyatumye uva muri Chorale ariko imiwaretse baranyirukanye bakwirukanye byagenze ute muri Chorale baranyirukanye nakundaga kugira amadega wikundira gutujama my god no abafana bawe ngabaho bicaye tubwiza ukuri yes abafana banje tikubareba ni igiki cyatumye bakwirukana muri Chorale rero baranyirukanye ariko nago ndivuga ikintu bamoye ntacyo uratubwira tumwe muri ni secret gusa nyuma yo kunyirukana muri Chorale nasubiyeyo njya gusaba imbabazi ndi umuntu ugira ama emotion ndarira abantu bose baraho mu rusengero nabo bagira ama emotion bararira batavuga kubabariye bakwirukaniye mu rusengero ndani no njyewe nyine Chorale naririmbagamo baratwirukanaga nyine twagiye muri repetition bamara kukwirukana igihano gikomeye none ukaza gusaba imbabazi imbere y'ababyeyi nyine
muri cyaki mu itorero ukaza ugasaba abakristo bose barimo abakristo bose n'abashyitsi babasuye cyari igihano ubwo zageraga muri itorero restoration yo kwa masasu si amasasu ni amasasu ariko ntago ariho nyine icyo gihe nari nkibera iwacu mu Mutara nuko hanyuma nyine ababyeyi bose abashyitsi anshwinga kana nari njyewe nyine nari nanutse mbyibushye vuba hangaha sinzi uko byaje ariko icyo gihe nari akamaneke nteye impuhwe ahantu hose nabaga ndi baravuga ati ngo mana kana inshwi ni keja niba nikiriye nama uri telefone ati allo ariko nakwikirije barakwirukana muri korali wite nuko atinye kubitubwira winjiye muri korali ryari wayisohotsemo ryari waririmbaga iri hejwi naririmbaga iryo bamaga ryose hari n'igihe bamaga kuririmba soprano hari n'igihe bamaga kuririmba alto cyangwa tenor byose nkabishobora ariko sometimes kugira ngo ndirimbe iri tari soprano nuko nabaga negeranye n'undi muntu uri bunkurure tukagendera rimwe nyine ariko rero buri abafana ndabize muri comment bahita bandika ngo Emi ngo kuki utamubajije ikintu cyatumye ava muri korali iki kintu rero nicyo kuko turi imbere y'abafana bawe nandi bisubiremo bakeneye kukumenya n'abantu bakeneye kukumenya bakeneye no kugushyigikira first ni nabanje kugutumira ndumva mu bantu wagiye ukorana na bibiganiro so kwitelefona iyi niyo platform ya mbere aha ushobora kugiye ukora ze interview kandi bizatanga umusaruro rero abafana bawe. Are you serious? Yeah, I'm serious. Urabizi neza. Ndabizi neza. Nese ujya ngubwira ihe ubu akakanya ndi manager wa I respect you. Yes, rero abafana bawe barifuza kumenya ni iki cyatumye uva muri korali, wavuye muri korali gute, barakwirukanye ariko hari cyabiteye, hari impamvu. Oh, yes. Bafana banje rero mishagiye kubabwira ikintu cyatumye bamwirukana muri korali. Yego. Nabaye nshinga turi muri korali nyine president wa korali ari kuvuga muca mu ijambo icyo gihe nari ifitanya akabifu n'umuntu nyine turepetana turi muri korali wo mujamo ariko kunda bajamo we aya nibyo yari umusista nyine just ngiye kuva kera kugera n'ubu ngubu mu ndeba nyine mbaho ubuzima nyine bwa kijama bwo kugira nago nyine njya mbaho nk'abantu wenda nk'abasista bagira amagambo nago mbikunda umusista naramuganirije njya kumva numva yarabivuze ndabata barakore se baravuga bagira ubugambo ndarakara none bamuhaye gutera agakorasi nyine muri korali nkajya muvugira munahe ntesiki yaririmba nkajya avuga ngo yewe nyine icyo gihe twa dufite akantu nyine twakunda kuvuga ngo nyokwe urumva yatangira kuririmba zamuye nkahita mvuga ngo nyokwe noneho hari n'akandi twavuga ngo bandebe bandate banshime noneho yajya atangira kuririmba nkabivuga urumva ukuntu aho hantu ubu warogoye umuntu nari namudistabinze bishoboka satani yari yimukiye muri wowe noneho yandushaga imbaraga ati ngiye kugakubita ariko avuga baramubuza bati no wirwanira muri korali urumva ibintu ahantu byari byageze nyine nari namuzengereje nari mufitiye inzika cyangwa turi muri korali nshaka kubigira ibintu birebire yajya aririmba nkaba ngo nyokwe yajya yongera ntiyewe nibanshime bandati nibambonye ariko mwari muri munyibukiza utuntu twakera okay nico nazize noneho nkaba pasiteri w'urusengero rwacu yari umugabo wa senga wanjye umugabo wa tante wanjye noneho akabizana urumva mu rusengero akavangamo kuba ari umuonkire wanjye ibiki byose bakavanga nkabyanga rero nkanga ukuntu banyinjirira ibintu byo hanze bakabizana muri korali baramundegera
bamundegeye umupasiteri noneho ashaka kunkubita amitishamo. Yarazi ko nkunda kuririmba, narabikundaga, nari naravuye ku bwa kwa Yarida, bahita banshira nyine kubw'unuzu umugenzuzi. Ibaza umugenzuzi noneho wo kugenzura abakora amakosa, noneho ninjye wayakoze. Urumva icyo kintu, nicyo kintu banyirukaniye. Baranyirukana bampereza ibyumweru 2 ndepeta naririmba, nicyo cyari gihano. Yes, ndepeta naririmba. Birangiye rero ubwo nyine birangira banyirukanye, nicyo kintu bampoye. Nsubira inyuma ariko gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi kubera ukuntu nakundaga kuririmba, narabikundaga cyane pe. Subirayo nsaba imbabazi, ababyeyi bati yo inshwi mama akana ati mukababarire data ati karize. Bambabarira ariko nyifite wa mutima wo kumva ntashaka kugaruka muri Chorale. Just ndavuga ati bambabarire ninjya ndepeta nabishatse. Nyine igihe nabishatse urumva nari naguye kameme. Nimba nabishatse nzajya nsubira muri Chorale. Ubwo rero hano byaje kurangirira, nageze aho ngaho nyine ku ishuri nigagaho nsubira muri Chorale kuririmba. Ako nyine nkakunda kwigira umusitari cyane bakabyanga. Ushaka w'icyamamare kuva na kera bakabyanga. Niga na kajipo kaka uniforme kagera bo bagashaka nigane igera mu byibura nka hano. Jewe none ngashaka kagera nari mbufite butoyi, nkashaka kujya ku ishuri nazinze hano aha gutya bagashaka sinzinge. Nje rero nabyita ko nari narananiranye ukuntu kwambara rinete ka satani kare karakwaritse. Yes, oya nakundaga kwambara rinete ku ishuri bakazimbuza ngo ntago ndwaye amaso. None hongera naho nyakuba gutya kugira ngo yirabure, ndayakuba ngo yirabure mpaka nje nambara rinete narazikundaga. Ubwo nyine nibyo ngibyo ariko just nta kindi kintu nakoze. Ntago nigeze nicumu. So hari akantu uvuze ngo pasiteri ngo yashatse kugukubita kugira ngo ugaruke muri Chorale. Iyo baragukubitaga byagendaga gute? Nyine ntago pasiteri we yashakaga ankubite bya bihano biveho nkomeze nirepetere ndirimbi. Nyine amanetu byitwe ngo ni igihano. Kandi pasiteri narigeze kubona umuntu yakubise aramukubita cyane nyine mbona yamukubise ndavuga ati mana we pasiteri ntago nge yankubita. Pasiteri w'ibihano yabahaga n'ukubadiha. Ubundi pasiteri iyo wabaga uri umwana pe abibona uri umwana yaguhanishaga kukudiha. Ariko akavuga ati ngo no muri Bible byanditsemo ngo umwana nakosa ujye umutsibura akanyafu. Noneho pasiteri nyine nuko yashatse kungira ko narakana pe narakana noneho. So ubwo hari nko muhe mwaka shaka kumbarira imyaka. Oya ntago nabyita kera. Ni nko muri 2014 2013 buryo. Ikise narakana wamenya sarakana k'imyaka ingahe? Ntago abimenya Yes, warakana nuko Chorale burayijabutse na pasiteri arakujabutse byose burabijabutse. Ndabijabutse nitambarira Kigali hahira rimwe uhatwikira rimwe n'abagate n'ubundi nta myaka 100. Nta myaka 100 iki gihe mbona nayo tuzagira. Yes, ukigena noneho kuva i Nyagatare uvuye i Nyagatare noneho winjiye mu mujyi wa Kigali bwari mu mwaka wa kangahe? Navuye yes wakomeje kuhita Nyagatare ariko ntago ari Nyagatare. Nimba ubyibuka neza ni Kabarore niho nakubwiye. Nageze muri Kigali ubundi mvuga ngo nje kubamo atari kuva ngo naje gusura famiye. Kigali ntago n'ubundi nayisibagamo narayikundaga nkaza nyine nkasura amafamiye nkataha nyine nkasubira iwacu nyine muri vacances tu. Ariko kuza muri Kigali nkavuga ati nje kubamo tu ntago nzapfa kuvamo. Nahaje 2015 irangira isa nk'irangira mu manoheri gutyo. Uba winjiye Kigali umuntu wa mbere wakwakiriye Kigali noneho ubu nibwo twinjiye mu kiganiro neza nyirizina. Umuntu wakwakiriye wa mbere Kigali
yari muntu yari indi emiwe ni famiye ni famiye wavuye mu Mutara ufite umukunzi icyo gihe bivuga ko wabaga muri Chorale ufite umukunzi muri Chorale yes ariko nyine ubu icyo gihe ubuteretwa nabo muririmbana bibamo se tubwira ko hari akantu kari kanyisobye muri Chorale ubundi biba bimeze bite hari umuntu ushobora kuba yagutereta mukibeta mukajya ku kibaba oya Ndamukunda urukundo rwa Yesu Kristo akemina urakaga ngo gwiki ngo mukajya kugira iki ku kibaba kucyo muri bibazo no nyine buriya harimo ababikora ariko njyewe ntago nigeze mbikora gusa twarakundanaga tukandikirana urumva n'igihe na telefone twabaga dufite nibyo yes ni ukuvuga ngo aho nyine mushobora kwa mwateretana bikagenda neza reka mbabarira nkubaza iki kibazo abantu bankurikiye ntibumve ko nkubajije ikibazo cy'ubushinzi it's just nyine ngiye kukubaza tu umujama wa mbere mwahuye bwa mbere wowe Michou yaririmbaga muri Chorale cyangwa ari umutipe wo hanze bisanzwe ese waririmbaga muri Chorale uhura n'umujama bwa mbere ari Remi ibibazo uri kumbaza ziko iyo mbimenya nari gusiba umujama mwahuye bwa mbere ukavuga ati uyu mujama muhaye umutima wanjye mbega muhaye urukundo tugiye gukora muru reka tubivuge gutyo ni umujama muri Chorale ni umujama wo hanze usanzwe rero nta kuri nabaga mfite na n'amahitamo nabaga mfite kuko wari keza sugo waretse oya ntago byabaga birenze ariko nari ndi muri twaka nyine dushukana umukobwa bakizana utubere yes aka afite imyitwarire idasanzwe icyo cyiciro abantu benshi nyine bagicamo sinjye ngenyine byabayeho icyo gihe rero nta mahitamo nari mfite gusa nari mfite agatipe twakundanaga ku ishuri umva guhera senior 1 agatipe naragakundaga numva nkakunda ariko nashyika muri Chorale habaga harimo kandi gatipe nkavuze hari igihe yazabyumva agahita yimenya akiyibuka harimo agatipe nakundaga ariko ikintu nanone nakangiraga nawe yarankundaga akambwa ndagukunda by'abana nyine riga abantu b'imyaka 13 n'ine muri 2014 nsubira mbariza iki no 2014 ntabwo nari mfite imyaka 13 oya nari mukuru ariko ntabwo ndi buyivuge kuko wayitumbarira ntabwo nshaka kumenya igihe navukiye badatangira kumbarira ariko icyo gihe nyine nkakundana n'ako gatipe ndibuka rimwe ako gatipe twakundanaga kaje gukora accident y'igare accident y'igare kari gafite akagare ka sport yajyaga aho ku ishuri kuko we iwabo hari harimo akagendo just no ku ishuri gatipe kanje disi nimugoroba atashye turatindana kubera ngiye mu rugo hari hafi ya school hanyuma turatindana tuganira duseka ikimubeshya ngo ndenda kwigendera ndagibuka namubeshya ngo ndenda kujya muri Amerika ararira noneho arambwira ati wambabariye ukabireka ati se nindi wenda kukujyana ndamubwira ni umutante wanjye kugira ngo mbone emotion urumva nari danger nanjye narakarara ndi muto ibaze kubona icyo kintu kubeshya umuntu nuko inari umwana kuri ubu mbikubeshye wenda wavuga uti nibyo uragiye cyangwa se aragiye noneho nyine ako kabro kamwite bro kuko yari ari muto urumva birangira nyine tugize
dutindanye atashe akora accident nyine aragwara komereka hano hose iki noneho abana rero batahana muri quartier baza ku ishuri nkuru ariyo bati noneho mana we ati Janet ariyica nise nibyagenze gute bari babizi ko mukunda kandi nawe nkunda kuko utubaruwa twabaga ari twinshi bakadufata baticha wanditse nka tungahe nunyibutse nari mfite handwriting nziza nkamukubitiramo n'agatima nkagashushushanya benyewe ati sosi hari umutoma yigeze kuntera ati kankubwiye none icyo gihe we yari icyo gihe yari yaranyise Shania ngiye nagiye gukura nariswa amazina koko mu gihe cya Miss Jojo ahanze bajyaga banyita Miss Jojo karitsiye narayitwitse cyane urakamaneke ndakamaneke subwita yanjye ari ikintu ntwaye ujye gutuma ngira complex kandi ndikunda oya man uteye neza kandi hari ahepfo ni fresh. Thank you. Yes, hanyuma nyine uwo mutipe akoze accident baza babimbwira kwiga birananira ariko nkaba mfite undi okay ngiye kumuvuga ngiye kubishira hanze yitwaga nyine Urukundo Fred bazina turirimba witwa Urukundo okay no uwo mutipe naramukundaga nankunda ariko ikintu twapfaga nyine abakobwa benshi baramukundaga nawe ntagira amahitamo yo kubemeza ko ari njya akunda ahubwo agatuma nyine mbabara nkavuga ati apu reka nigumanire wandi wo ku ishuri ariko uwo mutipe wundi we twararirimbanaga muri Chorale tuniga ku kigo kimwe tunazana kurepeta twarara mu masengesho nyine bari bafite hararimo akantu kadutandukanya gutya abakobwa n'abahungu ariko nyine nasohoka ngiye nko hanze wenda nko kwihagarika ngahita ngenda nkamuhamagara waje ukamerekeza dukunda naduhitinze bivuze ko no muri Chorale mwarasomanaga oya no shahu emi reka nkubwiye ikintu nangaga mu buzima bwanjye gusomana umuntu niyo yabaga nguye nkagituma kansoma naraciraga ku buryo yicuza n'icyatumye mbikora ubu se uracyabyanga ubu tubweza ukuri ubu ngubu urabyanga akemi babarara rugiye ku mbega igisubizo ni ukunda gusomana cyangwa wanga gusomana ubu ngubu ndabona nawe umaze guca ubwenge ukunda gusomana oya ntango mbikunda ariko hari raporo n'icyo gihe ndabikunda nyine bifite ukuntu bitandukanye ariko hari ikibazo nakubajije umuhungu wa mbere noneho mwahuye ni wa wundi wo muri Chorale wakibagirwa n'ukuntu nakujijishije njya ahandi njya hirya njya agira gute kumbe uracyabyibuka ndacyabyibuka ya umuhungu wa mbere twahuye ubundi ni uguhura gute amour muri abo bajama babiri uwo mwaririmbanaga muri Chorale ni wo wundi wagukundaga harimo umwe tu arimo ariko ntabwo ndi bumeshoninge ngo n'uyu cyane uyu ubwo ni bose eguye so wanjye ni bose wavuze ko uzi kuririmba shaka nk'akaririmbo wakundaga turirimbiremo akaririmbo k'icyo gihe ako wumva nyine kari muri wowe nyine ak'icyo gihe twaririmbaga nta kibazo kahita kanzamo nakundaga no kugatera nahita wenda nkamita nkaririmba narabyibagiwe kazabaye nyinshi no ntabwo njya mu inzoga nywa amata iyo nyabuze ni mukara na fanta twagiye nkaririmba ndaririmba agace gatoya nari urukundo wankunze
sinabona uko nduvuga sinabona uko ndurata mwami rurahebuje njyewe naruwa gupfa nzizi ibicumuro byanjye ariko mwamureme rurabambwa kugira ngo mbeho urukundo wankunze sinabona uko nduvuga sinabona uko ndurata mwami rurahebuje njyewe naruwa gupfa nzizi ibicumuro byanjye ariko mwamureme rurabambwa kugira ngo mbeho. Haleluya. Ariko Imana yahombye abantu nuko uravuga ati Imana ndayijabutse n'abantu ndabajabutse. Oya ntago nigeze njabuka Imana. Every day every morning umva sinzi uko navuga. Anytime nsenga Imana mbaho kubera gusenga. Yes, tugana ku musozo ubu noneho ubuzima bumeze bute muri Kigali? Urukundo rw'iyi minsi ubona noneho rumeze gute kuri wowe? Pare raporo rwo wakundanaga bwa cyana urwo munsi ruhagaze gute? N'utabivuga ndabivuga. Uzikize neza hari ibyo uzi. Okay, kuri wowe kuri side yawe ufite uko urubona ariko njye reka nkubwire love y'iki gihe ntago ngiye kwitera ibuye nta nubwo ndi buyivugeho cyane wenda buriya just mbona ari amayobera matagatifu rakundana n'umutipe uyu munsi akubwira ati nkubuze napfa nkubuze nahita nishira mu kagozi natwe abasista nuko nguko natwe turabikora ugasanga urabwira umutipe ati ewe nkubuze napfa nkubuze nasoma namiranyeri ejo bundi rwose hadaciyeho kabiri mukangana kandi ugakomeza ukirira ifiriti n'umuceri nta kibazo ahubwo mukanya gatuka ubonye wo muri phone wari wararetse akaba ari muhita mukomezanye rero urukundo rw'ubu ngubu just reka twikundira Imana urukundo rw'iminsi ngo ni ibiceri bana yanjye nago ndi buvuge ko ari ibiceri kuko kuri njye ku ruhande rwanjye ntago njya nkunda umuntu kubera ibiceri ukunda umuntu kubera iki? Kubera nkunda kubera ampa respect nkabona arankunda nkunda keya nkabona arazima nkabona n'umuntu mba hafi anyway ibiceri raga ni byiza hari ukuntu abahungu batwishiramo ngabakobwa bakunda amafaranga nta muntu udakunda amafaranga nawe wicaye aho ngaho urashaka amafaranga sibyo utanayafite ufite umusista mukundana wamubwira uti ese sheri wanjye ko nakennye nago wamaho ku mafaranga wenda yanaya kandi umusista yafite yayagu ariko yini amafaranga bishizemo ngo bakobwa bakunda amafaranga bakunda umuntu ufite amafaranga ugize n'amahirwe rega wabona n'umuntu yafite kabare mwikundanira ase sababu zo kuri isi ibibazo byose ubundi bikemurwa n'amafaranga yes sinzi niba mbisubije neza ni ukuvuga ngo pfa kuba wibona umwana wo gukubita urukundo akagwa n'ibiceri uzugize nk'amahirwe okay reka ndeke kuvuga ngo we ugize amahirwe ngize amahirwe nkabona umuntu unkunda afite ibiceri kandi ananankunda byaba ari sawa atari ukuvuga ngo afite ibiceri ariko nta rukundo amfitiye ibyo bintu urumva biratandukanye hari umuntu uguha amafaranga waba ukeneye ariko nta rukundo ku buryo ashobora gucaho barimo kugukubita nk'ibuye akikomereza ejo akazaguha amafaranga ahubwo yo kujya kwivuza rwa rugumo ubaye uhaciye amahoro rero mu by'ukuri amafaranga ni meza ariko n'urukundo narwo ni rwiza yes hari uwavuze ngo Kigali wisheya wowe uyumva ute? yavuze ibintu shaka Kigali wisheya nawe urasharinga iyo bibaye ngombwa ufite umukunzi ubu iki kibazo zishuru kimbajije nyine uramufite asemi ndamufite uramufite yes abari bagutegereje bose ndabakomeje ariko uza kunyaka nimero yawe ndaza kuyimuha inbox ariko abanza nceho nyine fresh to
abanze nceho ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Reka platform zawe ni zihe abantu bagushakaho ba followinga ubu uri kubarizwa muri filimi bimeze bite? ubu ndabarizwa muri Bamenya, ariko ejo bundi nagiye no gukina muri Military Love ino yo kuri Afrimax ya nizo bundi mperuka gukinamo. Abandi turacyari mu biganiro, abambwira amafaranga numva bitavamo. Yes. Abandi barakubwira amafaranga ukumva bitavamo. Dushyigikire filime y'Abanyarwanda, nyarukira kwa Bamenya ubu kandi subscribe ubundi urebe Bamenya ni filime nziza, ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Ubundi uyu mukobwa tumushyigikira, ukoresha Instagram witwa Michou bifatanye. Michou bifatanye. Yes, ubundi ukurikirane Kate ubundi ubuzima bubashe kugenda neza. Michou, reka ngushimire, gira ikintu ubwira abafana bawe. Sura bisko ufite abafana? Ndabafite cyane kuko njya ntungurwa nkabona amanimero ari kumumagara, abonzi abo ntazi bambwira twakubonye felicitation, komerezaho. Yes, abafana banjye ndabashimiye mbikuye ku mutima, kubera ko buriya iyo umuntu akora ibintu bakamushyigikira, akabona abantu bamushyigikira, akabona ama comments, noneho amahirwe ngira amahirwe nkabona ama comments ari meza andyohera mu matwi. Yes, mukomerezaho mu nkorera ikintu bita ngo ndagufana, ndi umufana wawe Michou. Just ndabakunda mwese aho muri. Umuntu wese uzabona iki kiganiro amenye ngo Michou naje muri film nyikunze ibintu byose, kandi tuzaya tubigeraho Imana nibishaka. Muzakomeza mumbone, bazakomeza bakubone. Yes, rero nanjye mbashimire mvuge ngo mwakoze kubana nanjye, kandi mbashimira umunsi ku munsi guko mukurikirana ibiganiro byanjye. Uwiteka Imana akomeze kubaha umugisha. Love you so much. Nyarukira kuri Instagram yanjye nitwa Eminyawe 2020, ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Imana ibahe umugisha. Peace and love.